ni gute se nese ni gute Jolly yagira ipfunwe ryo gukundana n'umuntu ucuruza intwaro oya wenda cyangwa n'ufite aka ntekereje uko ariko ntabwo gute so icyo si ikibazo rero ahubwo Jolly izina afite yamaze kubaka mu Rwanda no kwisi one afite ipfunwe ryo gushakwa n'umugabo umurusha imyaka yego yango ni 24 icyo ni kimwe icya kabiri afite ipfunwe ryo gushakwa nk'umugore utari uwa mbere yego babyita nyuma manza ibyo bita gusumbakaza cyangwa guharikwa wenda kugenda nk'ishoreke ariko icyo nakumenyesha umugabo usanganwa umugabo w'umusaza suwo ntabwo ateza ishema umukobwa wo kuri ruriya rwego ntashaka rero bijye ku mihanda bibe mwibanga amugurira inzu amugurira imodoka amuhe byose ariko ajya yinjira nk'umwinjira nta foto ntaki ibyo rero nibyo bishobora kuba byatuma we ahita burizamo ayo makuru avugwa akavuga ko ari gusebywa akavuga ko bamuhakinze ariko pratikoma hanyuma uriya mugabo nawe ukuntu yakomeye sebukwe wa mbere yari IGP wa Tanzania niwe wamwinjije muri trafike y'intwaro n'ibimogi kandi ibyo ngibyo iyo ni business uyikoze imyaka 5 birangiye ebana urumva uwo mugabo yarakoze arakora ifaranga araribona cyane noneho ari yakura kazamo gute uwo mugabo iyo muganira akubwira ko muri abo 12 araba yagerageje kumbwira amazina amubwiramo Nzizera nyine amubwiramo witwa Patrick umuntu ki we amazina yo ntacyo avuze ibikorwa byabo Patrick ni muntu ki ntabwo abo bandi batari Nzizera ntabwo yasobanuriye neza gusa ruwo yambwiye arambwira ngo ni musaza wa Jolly aya ni ariko ni mukoroshya ibintu niyo wakwiyenza kugira ngo abantu barenze batatu bahuza umugambi wo kukudiha biva kuki hari waboruganije buri umwe umwiyenjeho yaguha mwarwana ukwe none 12 baza gute ku muntu 12 contre 1 no ntago bishoboka ariko dossier ye nyine nibyo nakubwiraga inkuru yakoze zo ni nyinshi ari zamufungishije ubwe ari zafungishije abandi kuba hazamo musaza wa Jolly simbizi ariko byagira isano kuba Jolly yaca kuri Nzizera. Right, Jaras Official TV nanone kandi turasuje twizere ko mumeze neza cyane ibihe byiza amahoro y'Imana niyo tubifuriza umunsi ku munsi kubera ko iyo amahoro ahari ubwo aba ari ubutengamari twizere ko rero weekend iri kugenda irangira neza ni icyumweru kiba cyararanzwe na byinshi cyane ni nayo mpamvu tuba tugomba kugisoza muri ubu buryo bwo gutera imetero kugira ngo dutangire n'ikindi dufite umurongo n'amasomo atandukanye asigara muri icyo ngicyo kirangiye ni byinshi cyane rero byaranze icyumweru ariko mwarimu Karegeya Omar Jean Baptiste nanamusuhuza mubaza nawe niba impagarike n'ubugingo ari amahoro nta kibazo kabisa yego nta kibazo ngira ngo ejo twayisoje nk'ikigo Teledis yego kigo nkorera nko mu kiganiro impamo yego ejo twagiye ku mazi wow atari magari cyane ariko n'amazi y'iwacu n'amazi y'Ubuganza yego ku Rwesero kuri Muhazi twaboneyeho gukora siporo ngiye navuye i Kigali n'amaguru ngera Marenge ni imodoka yamfashe kabisa tugezeyo turongera turanakina tugenda mu bwato turakina turatarama turatamira ibindi kuri KOP uraza kuba ubirambura neza rero umunsi wo kuwa gatandatu bose nta kindi kintu navuga ni ibyo byonyine yego ni siporo ni ugusangira ni ukoga ni ugukina usabana ni ubwato no gusubira mu kayaga k'iwacu ari natirere aho ni sawa cyane aha so rero iki cyumweru cyaranzwe na byinshi cyane ariko akenshi urabizi ko nge nibanda cyane ku biba biri hano kuri social media by'abantu baba bazi kubera ko ni byinshi umuntu yajyamo ariko amasomo bagomba kuva n'ubundi mu bihari inkuru yari isa nk'iyoboye izindi muri iki cyumweru ni urukundo cyangwa se inkuru ivugwa kuri Miss Jolly ko yaba ari mu rukundo n'umuherwe w'umunyatanzania nabonye ari inkuru yabaye nini abantu bagenda bazana version bitewe nuko na Jolly nawe yagiye yiyangaja
akajya agira ibyo atangaza harimo no kuvuga ko yahakinzwe, avuga ko biri kugaragara atari we, ariko abandi bakazana ibimenyetso bigaragaza ko mu byumweru 5 n'ubundi yagaragaje ko akundana n'uwo muherwe. Ariko kandi nabonye Shadibu ngira ngo twari twigeze kumuvugaho, uri kugaragaza uburyo imyaka na experience ku bantu ari ubwo ibintu biba bidahura. Nawe rero yeruye ati uwo mwana rwose yari pranka, ati ni amafaranga ahubwo baranyambuye, ati bampaye avance andi ntibayampa. Voilà. Ariko kandi nanjye nagize amahirwe yuko ku munsi w'ejo nanyarukiye Mageragere sura bariyo batandukanye, barimo Jean Paul Nkundineza ndetse n'abandi batandukanye, fata ku mavuta twarabonanye n'abandi bantu bagiye batandukanye. Rwema ntawe wabonye? Rwema ntabwo namubonye, menya atarakira neza situation, urumva ubwo ntawe ya nuko kuko ntawe bagikata. wamusuye. Ese ntimubona abasuwe nibo basohoka? Ubwo ntawe wari wamusuye. Kuko niyo waba utamusuye yasuwe n'abandi uramubona. Uwo munsi ntiyari yasohotse. Nzizera nawe sinamubonye. Ese Gakire muramubona? Ariko arimo oya kuba mu byo ndabizi nyine ntabwo yari yasuwe, nicyo ushaka kuvuga. Gakire se? Gakire nawe ntawe nabonye. Cyuma shwi. Theo umubavu wapi nawe uramubonye nawe. Abo n'abatari basuye barimo, abo n'abatari utabonye cyangwa se wenda utabonye bose. Yego. Ariko abo ntabwo waba bafite aho bahuriye n'akazi kacu. Ya ni lazima. Wabonye Jean Paul nande? Nafata. Okay. Nafata ku mavuta. Fata ku mavuta rwose. Akubwira ati ndacyaringagi inkuru. Akubwira ati ndagaruka vuba. Wumva afite morale mo nyine. Ya indi yo kwirema. Ariko yambwiye ko itariki yo kuburana atarayibona. Umva cyari kuri 30 jours. Jean Paul Nkundineza we twabashije kuganiraho umwanya munini. Ari ibishya yagiye ambwira nyine, ariko inkoni zarakize ntabwo zirakira, aracyafite ibikomere. Ijisho urarireba ukabibona, nawe ntareba neza. Bari bagiye kurimeneramo na kabisa bari barimeneyemo pe. Rero kumva cyo kora ikintu gishya yambwiyemo navuga ubu nuko yambwiye ko itsinda ryamukubise bari abantu 12 aho kuba 4. Yambwiye ngo bari hehe, ngo yambwiye ko bari gukorwaho iperereza, dosiye yamaze gushyikirizwa RIB, ariko nta kindi gishyashya. Ikiriho abantu bushize nari nabivuze, ngira ngo twarabaze dusanga amazemo amezi 15. Yego. Mu myaka ingahe 3 bamukati 2 asigaje amezi 9. Yego. Narimo mvuga ko bishoboka abantu bakwishyira hamwe twakwandika petition byaba biri mu mategeko bitarimo, ariko abantu bakabireba niba geramiwe ashobora gukora amezi 9 asigaye ashobora kuyakorera hanze. Yego. Bisaba rero imbaraga z'abantu benshi, ngira ngo mubona ari navuze harimo nari navuzemo RMC, mvugamo RAF, mvugamo GRID na ARG pourquoi pas n'indi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Nubwo arafunzwe amaze deja amezi 15 muri 28 yagomba kumara. 3 bya 4 ntibyageze se birarenga. No pa 3 bya 4 2 bya 3. Okay. Kuko 2 bya 3 no 2 bya 3 n'amezi 16 uku nuko 16. So bareba, ariko nawe akabigiramo uruhare n'umwavoka we bagasaba, hanyuma hakaba no gupushinga kuvuye hanze, kuko ageze kuri 2 bya 3 atashye nta gitangaza kirimo. Aho kugira ngo agomereze ahonderwamo hariya nk'ingoma y'abaporo. Rwose ntabwo ari byo, niko bimeze. So niba yagiye urumva ari yagiye kugororwa, noneho bakirwa akazaguramye mu ngingo. So nibaza ko hari abampamagaye rero maze kubivuga, baravuga bati iyo proposal uzayandike neza, hanyuma uhereze muri email kuri buri rwego cyangwa buri kigo cyangwa se wumva utekereza ko cyabigiramo uruhare. Hanyuma n'umwavoka we yandike, n'izo nzego zinyumvise zikandika, RAF ikandika, GRID ikandika, RMC ikandika, ARG ikandika, n'umuryango ukandika, nawe akandika aciye ku mwavoka we,
nibaza ibyo nta birenze nta birenze kuko kubika Jean Paul hariya nta nyungu ndi kubonamo, ahubwo harimo ibihombo by'uko azaza noneho ari akamuga. Ibyo rero basabye kubyandika gutyo, ubwo ngomba gushaka akanya nuko nta musekreteri mfite sindamushaka, yakabaye email yaramaze kuyandika nkanyuza kuri abo bantu bose, kuko niba amaze amezi 15 uku n'ukwa 16 itegeko rirabyemera ko 2/3 ushobora kuba wasohoka andi mezi ukayakorera hanze. Urumva rero ko abigezemo neza, noneho bikubitiyeho noneho ko anabayeho nabi. Iyo niyo mpamvu yonyine abandi batangiza uburwayi, abandi bakajya butari ko nuko bavuga ati nta mutekano mfite, ndakubitwa buri munsi. Urumva nzahava urumva nawe muganira azanamo ingingo nakubwira ati hafi y'inkuru zose nakoze abantu bari hano ati turi kumwe. Nta nubwo ari inkuru gusa n'uburyo yazitwaragamo. Ndabivuga ugaseka kandi warabibonaga. Inkuru abantu babiri bashobora gukora kuri topic imwe, yego, kwifungwa rya runaka cyangwa dosiye ya Nzizera, ariko uko wayandika uko nayikora, ngewe nshobora gutandukana na Danton agatandukana na Theo Ukwezi agatandukana na Jean Paul, nta birenze. So rero urumva ntabwo byaba bivuga ngo umunyamakuru ugeze muri gereza, kuko n'ubundi inkuru tuba twarakoze ziba zirimo abantu, ariko ntabwo bose bakubita. Niba twaravuze abantu bo muri Rwanda Housing ni urugero, ntihabura umunyamakuru wakoze ku nkuru agasangayo ba Serubibi, ntabwo bamukubise. Inkuru za wa undi wari DDG wa RGB namenye ko nawe yafunguwe, kuko abanyamakuru bo batangaza. So rero uvuze ngo buri buntu azazira inkuru, nta nubwo byategereza gereza, ubwo no hanze twahora duhondwa. Ariko ntabwo ari byo abaduhondagura pe. Inkuru nigira impact, bamora icyo urabizi, byaburi buri bikanya. Gasana guse ko bari hanze, hari uwo bari bakubitisha. Ntitwabavuze se rwose pe, tukibavuga se, ntitwanditse se cyane. Kandi nk'abo mvuze bo ari IGP Gasana, ari bamora iki, bafite imbaraga haba imbere muri gereza, haba hanze ya gereza. Ariko si uko nyine, kuko nta mpamvu. Umwe yari mu kazi ke, nawe uri mu kazi kawe, ugwa mu cyaha, nawe umunsi yakiguyemo azahanwa. Ariko si ngo mwitwareho umwikoma. Ari abakubita bahera ku mucamanza babakatiye. Kuki wahera, kuki wajya guponda ugaponda umunyamakuru wanditse inkuru kandi atahimbye ibivugwamo, none bya bivugwamo ahubwo bikagira ireme, bikaca mu bugenzacyaha, bikajya mu bushinjacyaha, bikagira imbere y'umucamanza, akagukatira ukajya muri gereza. Uruhonda wahera ku bacungagereza, ariko bo baba barengana, wahera ku mucamanza warukase. We rwose ni wamworohera. None se dukore gutyo? Ahubwo Jean Paul yakabaye, niba hari inkuru yaba yarakoze igashyirisha umuntu muri gereza, byaba bivuga ngo yakoze inkuru nyayo, parce que n'izo nzego zarabirebye zisanga nibyo. Nuko ibintu byakagenze, naho twashira abanyamakuru bashira. Ugiye wandika, hari n'izo twandika noneho wenda bigafata ubusa, ariko nabwo ntabwo abantu babirakariramo, tuba turi mu kazi. Ni nk'uko nitwe twenyine se kwandika inkuru ugasanga itariyo, cyangwa se ibivugwamo hari ibituzuye cyangwa bitari penale, nta gitangaza kirimo. Nk'uko n'umugenzacyaha uza amadosiye yaca imbere y'umugenzacyaha, uzi ko agera mu bushinjacyaha atarenga 3/4. None se umuntu wagiye mu bugenzacyaha bikarangira bifasha ubusa, babandi batwereka, hari nabo batwereka, bugacya bakabarekura. Azi ko mu mugenzacyaha wakurikiranye dosiye akavuga ngo yarambeshyeye, yari mu kazi. Hanyuma umushinjacyaha nawe hari abashinja mu rukiko, barangiza umucamanza akabagira bere, ajya asohoka asa kubita agatoki kandi ngura umushinjacyaha. Umuntu uri mu kazi ari mu kazi. Abo umunyamakuru, abo umugenzacyaha, abo umushinjacyaha, abo umucamanza, abo umucungagereza, abo bantu bose baba bari mu kazi bashinje. So rero kuba umuntu wakora akazi, nta muntu wagombye kuzira akazi akora vraiment, niko mbyumva. Hanyuma se umwavoka niyunganira umuntu agatsindwa, aza muponde. Abantu bamarana, akazi ni akazi. Kandi ibyo byiciro byose birakorana. So nuvuga ngo umwe ashobora kubona ibi bintu,
undi akabibona ukundi, iperereza rikabona ibi, bikarangiza umucamanza byose avuze ati nta kirimo. Sibyo? Nk'ubu na dosiye ya Jerime bamwongereye iminsi 30. Ariko ikigaragara cyo ngo mu biri ku kuba bitinda komeza yongererwa iminsi 30 nuko iperereza ritaratanga ibintu bifatika byatuma noneho aburana mu mizi. Yego. Rero urumva ntabwo rero Jean Paul vraiment we yakabaye arekurwa ko nayo mezi ni menshi. 16 niba yagejeje muri 28 yakatiwe, yemerewe kuba yagenda andi 8 akaba yakorera inyuma. Ariko bisaba ko abantu babivuga. Bitari ukuvuga wenda nkanjye ngo nuko ari mugenzi wanjye dukora bimwe, byakabaye bivugwa n'abandi abaharanira uburenganzira bwa muntu n'indi miryango n'umwavoka we. Pourquoi pas n'urugaga rw'abavoka? Kuko gukubitirwa muri gereza ukagomeza ugafungwa, nuvuga ngo nejo azajya gukira bongeye bakubise yongere bakubite, kandi iyo usohotse muri gereza ufite ubumuga ntabwo urega gereza. So byakabaye byiza rero avuyemo hakiri kare. Niba uri ubuzima bwo kuko gukatirwa imyaka 2 ukavayo waramugaye. No kameme. Igihano ntako atagize ngo akirangize, niba ari byo bamusaba kwitwararika yabyitwararika ari hanze, abantu bakamukurikirana, inshuti, umuryango, abo bakorana, ariko akaza hanze akaba aribura gahunga iyo migiti yo muri gereza y'abanzizera. Ibyo numva ariko nabivuga. Nibyo numva ari igisubizo cyangwa se umuturambi. Mva kuri iyo nkuru ya Jean Paul, bimwe mu byo twabashije kuganiraho, naramubajije, urumva nagomba kumubaza niba wenda yariyenje iki, ambwira ko ngo yari aryamye. Ngo yari aryamye, ngo musangana niyo yakwiyenza se wakwiyenza ku bantu 12 icyarimwe. Biragoye. Ko wajura ariko ese wakwiyenza ku bantu 12, wenda tuvuge wabiyenzaho mu byiciro, umwe ukwe undi ukwe undi ukwe, hanyuma se umugambi wo kujya bazagukubitira rimwe ukava he? Ariko ni mukoroshya ibintu. Niyo wakwiyenza kugira ngo abantu barenze 3 bahuze umugambi wo kukudiha, biva kuki? Hari waboruganije buri umwe umwiyenjeho mwarwana ukwe, none 12 baza gute ku muntu 12 contre 1? No, ntabwo bishoboka. Ariko dosiye ye nyine nibyo nakubwiraga, inkuru yakoze zo ni nyinshi, ari zamufungishije ubwe, ari zafungishije abandi, ko n'ubuzima ashobora no gukeka byinshi bivuye wenda mu bamufungishije mu batumye afungwa, abavandimwe babo nabo ubwabo, cyane ko bafite amafaranga. Atiki iyo muganira akubwira ko muri abo 12 araba yagerageje kumbwira amazina, ambwiramo Nzizera nyine, ambwiramo witwa Patrick. Umuntu ki we amazina yo ntacyo avuze ibikorwa byabo. Patrick ni muntu ki? Ntabwo abo bandi batari Nzizera ntabwo yasobanuriye neza, gusa ruwo yambwiye arambwira ngo ni musaza wa Jolly. Warimo musaza muri icyo gikundi, arimo musaza wa Jolly. Birantungura. Ubwo ngubwo urumva ko kwa kundi wari uvuze uti ashobora no gukeka ko byaba bifite aho bihurira. Ubundi se Nzizera we konzi ko inkuru Jean Paul yakoraga, niba Kazungu yabwiye kwa kundi, usibye ko Kazungu nta kubitarica. Kazungu akagira ngo abari simbizi biri hariya. Niba yarabwiye Kazungu ngo arya mubwiye ngo kirasetse, amwita ikintu urumva, amubwira ngo kiraseka. Kazungu akaba nta kintu arakora. Nzizera we ni inkuru y'abaziza Jean Paul. Ariko ushobora no kuki udatekereza ngo Nzizera muri bwabo kaceri bwe bwo hanze abagenda afata hano atagerayo agakina ntuza agenti wo guhuza bari hanze, wo gusaruza amafaranga mu bari hanze, bavuga ati kakana kanzabakabapondera, none agahera kuri Jean Paul. Ibyo birashoboka kuba hazamo musaza wa Jolly, simbizi, ariko byagira isano kuba Jolly yaca kuri Nzizera cyangwa se harimo musaza we. Ibyo ni ibisanzwe. Ibyo ni ibisanzwe. Donc ntabwo nta gitangaza cyaba kirimo. Mu bakubise Jean Paul habonetsemo umuvandimwe wa Jolly
nta gitangaza cyaba kirimo. kandi kubera hari nzizera n'ubundi asanzwe ari operateri nta gitangaza kirimo. N'abandi ushajya wumva ushobora gusanga abantu kuko bamuzi nk'umukaceri hanze bashobora kongera bakamucaho bati tugirira utya noneho akagira abantu kandi hariya kubona iriya ni main d'œuvre gratuite iri hariya ipfa ubusa. hariya ni amaboko yirwa arezwe bakarya bagakaraba bagakina bakongera bakarya ubuzima bwose. iyo babonye ikirakano cyo gukoresha ya maboko bisaba ngo ubwo nyine inzego nazo ubundi operasiyo kugira ngo umuntu agere aho akubitwa ipangwa gutegereza itabizi. Ibyo twarabibajije ubushize. Nubwo nta gisubizo dukeneye igisubizo mu bikorwa. Umutekano w'abafungiwemo ucunzwe ute? Ese koko bawuharira abanyururu bagenzi babo? Ese abo banyururu bafite ibyaha bazira bo ubundi ubunyangamugayo bwabo buri ku ruhe rwego? Ku buryo bavuga ngo mu gipangu cyose ngihariye abantu bo nabo bafite ibyaha. Cyo ni ikibazo gikomeye. No. Ntabwo mvuze ngo abacungagereza ba kontragereza yose, ariko amaka sosiyo, amaka izore y'abantu bafite ibibazo bakabaye bayamenya. Bakabacungira umutekano. Ubundi ziko iki ngiki utakabaye ukimenye. Ubundi gufugirwa hamwe n'umuntu wanditswe y'iguru kugira ngo ni ibintu byoroshye. Ibyo navuze ko imifungirwe y'umunyamakuru, imifungirwe y'umuntu ukora akazi kamwe expose yagombye kubitandukanye. Ngaho nawe byibaze nyine. Uguye mu cyaha ariko ufungiye ahantu mufitanye ahantu hari undi nawe wakwita ko wakimukoreye ahubwo cyane. None se ubukazungu hagize nk'abatanze amakuru kuri kazungu hagize abajyayo baba batekanye kandi bashobora kugwa mu cyaha birashoboka. Buretse ntatandukire gatoya uraza kugarura umurongo ariko nureba nabi ndakujyana ahandi. Uza abantu batanze ubuhamya muri Gacaca bavuga ku bantu bakoze jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma iyo bagezemo se ashobora kuba yaratanze ubuhamya muri Gacaca, ejo bakamufatana igitoki cyangwa televiziyo y'umuturanyi, ejo bakamusangana inyandiko mpimbano akajyayo. Wa wundi yatumye akatirwa burundu amusanzeyo, uwo muntu atekanye ku ruhe rwego? none ubwo hakaba habaho se uburyo bwo kubasepara? No, simbizi. Ibyo ngenda vuga inzego zigomba kumva. Kubasepara, kumujyana ahatari be nabo twapa. Hariho nzi wagiye rwose ati ngo bakajya bamujomba ibiti mu maso ati niwe watumye bino biba. So rero simbizi nyine bigomba kwigwa nyine tubivuga ngo bigire bihabwe umurongo. Ngaho nawe byimagine nyine. Umuntu tuvuge n'urugero, umukobwa watewe inda ari umwangavu, uwayimuteye ashobora gufungwa. Wa mukobwa nawe kubera ubuzima bubi kugira ngo atunge umwana yabyaye agacuruza akanyanga cyangwa urumogi, bakamujyanayo agahurayo na wa mugabo wamuteye inda akanamufungisha. Mujye mwibaza ngo iyo mibanire izaba iteye ite? Amahire bo ntibabana gute? Abagabo n'abagore se? Bloke y'abagore na bloke y'abagabo. Sigereza imwe se? Nese nzizera abana na Jean Paul. Nese kuba uri mu bagabo ukajya gukubitisha umugore urumva ari dirika ihambaye. Icyo cyo ntacyo narenza. Parce que abamubonye ahantu atari libre nyine nawe adafite uburenganzira. Ariko ubwo nukufatiye kuri urwo rugero nari nguhaye urwa mbere se rw'abajenosideri. Ejo ushobora umukontabure ashobora kuvuga ati databuja atanga amasoko nabi mu kigo, sebuja bakamunagamo. Wa mukontabure nawe ejo akishyura fagitire kabiri bati nawe jyamo. Hanyuma nasanga yo bosi, abo si babiri se, simvuze ibitsina byabo, bombi n'abagabo, sibyo se? None bahuriyeyo. Se niba turi kuvuga kesi ya Ntuza n'urugero, ya kesi ya wa mugabo w'Irurindo mu murenge wa Mbogo, nese aramutse afunzwe n'uriya mugore etat civile kandi ari utanga amakuru nawe bikarangira bimufashe cyangwa ejo agakora irindi kosa muri ako kazi, iyo bahuriyeyo bigenda bite? So abantu bashinzwe detention en dignité bakabaye biga ngo imibanire y'umuntu, imibanire y'umunyururu n'undi wagize uruhare
mu gutanga amakuru cyangwa mu kumenyekanisha ibyatumye uwa mbere afungwa, imibanire yabo bombi, niba uwo wundi aguye mu kindi cyaha nawe akamusangayo. yego ibihagaze Ibihagaze. yego icyo nicyo icyo nicyo pe. Kera ari dusipoze nk'urugero kambisohore muri gereza, umuyobozi w'ikigo yego cy'ishuri Yego. cyangwa umwarimu bashobora gukora nabi, Yego. abanyeshuri bakagira uruhare mu kubimenyekanisha. Ejo ukajya kumva nyuma ya tronkome wa munyeshuri wari muri tronkome bya bindi yatanzemo amakuru byatumye barimu na directeur babaha transfer mu bindi bigo, none warangije tronkome leta imwoheje muri cya kigo kirimo babandi. nuko wahurikira. Ibyo byose mbavuga ntabwo ari mu cyuka, bibaho ukajya ku kigo uwo wahungaga kuri cya kintu ugasanga ni wo wasanze kandi muziranye. kera byambayeho nawe se niga primaire byambayeho niga primaire byambayeho ngeze mu wa ikigo nizeho guhera mu wa 4 nakigezeho ngeze mu wa 7, ariko uburyo nari mbanye n'abantu bahari n'abarimu, harimo abo twakundanaga, harimo n'abandi mbona imikorere rimwe na rimwe wenda tanto ukabiganiriza undi mwarimu mukundana cyangwa se ukabona mbese bita yego. turangije wa 7 no ubwo icyo gihe geze ndi mu wa 6 no mu wa 7 hari abarimu bavuye kuri icyo kigo nari ndiho babajyana ahandi. None nanjye ngeze mu wa 8 bati imyanya ni mikeya jya hahandi basangayo. usanga kandi ntago umukino wari igicuti byo ubimenye. Ibyo ni ibintu abantu bakabaye bagira, donc twakabaye turenga nubwo amategeko avuga gutya, ariko se nawe sipoza nyine umuntu wagize uruhare mu kugira ngo ave mu mwanya runaka, yego, none umusanze muri wa wundi mushyashya yagiyemo. aho ngaho reality bigomba gukonta. Nonko mu bakora enquête sociale nicyo kintu bakabaye bakireba no mu kazi rwose, no mu kazi dusipoze umuntu reka wenda tuvuge da dusipoze nk'umuntu wari umukozi mu murenge, yego, muri Rulindo ku gihe cya Murindwa, wenda akagira ibyo batumvikanaho, niba atari varidamu ya Muyanza ni ibagiro rya Base, yego, Murindwa arangiza manda ajya Minaroke, we yarandi good, wa mukozi bamuha transferi, wa mukozi uri mu murenge ajya ku karere, birangira asabye ati dore madamu yabonye akazi Rubavu, bakamujyana Rubavu. Murindwa akava Minaroke akabanza Rutsiro, ubu akaba ayobora Rubavu. Uwo muntu abanye ate na Murindwa? Ubwo ni urugero ndi gutanga simbizi. Yego. So nuvuga ngo abantu donc inzego ziba zibishirwa, ubwo iyo mvuze bavuze byinshi, hashobora kubamo Mifotra, hashobora kubamo Minaroke, hashobora kubamo komisiyo y'umurimo, ariko kumenya ngo umuntu runaka aho tumutransfeye atekanye ku ruhe rwego, niba hayobowe cyangwa harimo abantu bagiranye ikibazo mu myaka ya mbere, cyaba cyaranagize uruhare mu kugira ngo wenda ibyo bibi. So ibyo rero nibyo urumva turaguye turenga na gereza, ariko igihe cyose bakabanje kureba ngo uyu muntu yego arahagera gute, arakirwa gute, hari bande atekanye ku ruhe rwego. Yego. Ibi rero ntabwo bajya babikora abakora enquête sociale. Enquête sociale bakora bareba ngo personnalité y'uwo muntu ugiye, ariko ntabwo babanza barebe ngo environnement asangayo. Mwuka ki? Hari izindi ngero nyinshi, hari izindi tuba dufite byinshi. Oya reka tuba dufite byinshi. Reka nsohoke kuri icyo kintu cyo muri gereza, n'ubundi wa mugani ni dossier kiri under investigation. Ubwo tuzamenya ibizavamo, barebe n'abandi tuzareba ibizavamo, n'ibyo by'amasano Jean Paul avuga, wenda tuzamenya niba ari iby'ijana ku ijana, ariko wenda ngaruka ntabwo wivuga ngo 100% ushobora no kutabimenya, ushobora no gusanga byo batazabyanketa, cyangwa se niba na raporo ya enquête ntuyibone, nanone wowe warangije akazi kawe rwose. Wimwemerera abantu ibyo utazabona. Iryo 100% wemera ntabwo uri sure ko mu kwanketa bazareba isano, wenda niba nziza rero ushyirwa mu mazi,
bazareba relation abo bantu bagiranye na Nzizera ariko ntabwo bazajya kuri buri muntu ngo wowe upfana iki n'akana kahanze. oya Icya kabiri ntabwo iyo raporo uzayibona, nta garanti ufite yuko uzayibona. oya ntayo nta garanti pe 100% ari kureho rero nibyo buku wenda uzongera usure Jean Paul akubwiremo bikeya ariko ntabwo azaba ari 100% kabisa. wikwemera abantu ibyo utazabahavura. oya icyo nicyo asante sana. ahubwo reka nisohoka aho ngaho n'ubundi ngaruka inyuma ku cyo natangiriyeho cya speculation zimaze iminsi zihari za Miss Rwanda 2016 n'umuherwe w'umunyatanzania. Havuzwe byinshi kuri Space, kuri YouTube n'ahandi hagiye hatandukanye, kuri Instagram naho no byazamukiye cyane, ariko hakabamo ikintu gisa nko guhisha stati. Nicyo nabonamo kinini kirimo, yaba kuri Jolly uvuga ko yahakinzwe, n'abavuga kuri no nkuru bagaragaza ko Jolly yaba ari kubihisha. Kuki Jolly yabihisha se? Niho tugomba kureba. Kuki yabihisha? Nicyo nicyo kwibaza. Kuki yakumva adashaka ko bimenyekana ko akundana n'uriya mugabo? Wenda se umukire. Profile yese, profile y'umukire. Profile ni iki nyine? Nabonye Inyarwanda ivuga ko ngacuruza intwaro. Nese intwaro cyangwa se amafaranga avamo. Ariko se bamuga. None se umufiance, ubuse wowe umugore wawe yagushatse azi ibyo ukora? Yabimenya se byose. None se ibyo umugabo akora ni ngombwa ko bitwaye icyo umugore we w'inshuti. Niba acuruza intwaro, inzego zishinzwe gukurikirana iby'intwaro nizikurikira. Nese iyo nkuguriye byeri ubu zinacuruza kanyanga cyangwa urumogi ishwe nkuko rero ikigeze niyo mibanire yanyu. Gucuruza intwaro ni imibanire y'uwo muntu niyo environnement na leta na politike n'igisoda n'umutekano w'isi muri rusange. Yego. None se urashaka kumbwira ko niba hari abantu bitwa abantu bari qualifié nk'abateroriste, umutwe witerabwoba, hanyuma umuntu uvugwa muri uwo mutwe naza kugura ikibanza cyawe akungura miliyoni 5 za kimwema, iyo ni business wakimuha se? Ahubwo se waburi igicucu utakimuhaye wowe urajya kureba ngo amafaranga ava hehe? Fakade ntibikonta se? Bikonta gute se? Nese bazaza kubwe ngo wagurishije n'umuteroriste kingu ubona amafaranga yaguhaye. Okay. None se arikusha. None se reka nkubwiza ukuri. None mu bijyanye n'abagabo n'abagore. Ninde mugore wari wahahira akakubwira ngo ibi bintu bikuye? Waba wakibye kwa Mutangana. Niba ari imbuto z'abazungu zayidaso ikugurishije, niba ari igikwembe wibye, niba ari inyama zabagiwe ku gasozi zitari zo muri frigo, umugore ajya kubikubaza. Nese ni gute se? Nese ni gute Jolly yagira ipfunwe yo gukunda n'umuntu ucuruza intwaro? Oya wenda ntekereje uko. Ariko ntabwo ngo sambure kutashyiramo akabaraga. Negera ibindi gucuruza intwaro k'uwo mugabo muri Tanzania ntaho bihuriye. Wenda narivuze nti profile ye. Wenda Jolly agahitamo ko babana mu buryo oya zamuka ama escalier. Uraza gusanga icyambere ntabwo ari izo ntwaro kuko zivamo amafaranga agatunga abagore n'inshuti. Yego. None se iyo usangira na gitifu akamanuza Hennessy igashira mu kanwa indi, ubuzi neza ko ubanza kuvuga ngo aya mafaranga ni ruswa yavanye mu myubakire. Ubanza kubaza se uti iyi ni inzu yasenye ya mubyara wanjye, noneho amuha amafaranga none ari kuyansengeramo, iyo nzoga se wayanga? Ibyo se birakureba? Ntago bikureba. Ubu se abo dusengera amafaranga ya YouTube batazijyaho barangana iki? Ibyo tuyakoramo byose hari ubanza kuvuga ngo haryo yakura he? Ari umuhungu umwe wigeze kubibaza muri banki, ariko yongeye ibyo nanamurega kwa chef we. Yego. Ngiye kurutira avuga ngo ngo na ya YouTube. Uti na ya YouTube. Yavuze se ariho se kuri konte yanjye? Na nubu ntabwo arongera. Iyo mubonye muri gishe, iyo gishe sinyikoresha. Kuko urumva yashakaga kuregera. Amafaranga niba ari kuri konte yanjye konje kurutira, urambaza aho yavuye gute? Keretse niba ari raporo ushaka guha Beneri, ariko wakabaye unabibona utabimbajije. Yego. Kuko mfunguza konte ntabwo nanditse ko ari ya YouTube. Nundi yayacishaho. Ni konte vize nundi ushaka kundemera ashobora kuyanyuzaho. So kumbaza ibyo birakureba. Kureba heki. Umukozi wa banki.
wica dosiye ubutaha numbaza nzabivuga mu kiganiro niyo banke nyivuge kandi mbwire na chef wawe ayo ni amenshi ayo ni amenshi okay oya Ayo ntabwo aba ari logique ngombwa rwose. mapara ko turaha ninde muntu bari bajya gusengerera akavuga ngo wayakuye oya nawe ubusa iyo twaraye tuvovoreye ku rwesero ninde wavuze gute so icyo si ikibazo rero Yego. ahubwo Jolly izina afite yamaze kubaka mu Rwanda no ku isi one afite ipfunwe ryo gushakwa n'umugabo umurusha imyaka yego ngo ni 24 icyo ni kimwe icya kabiri afite ipfunwe ryo gushakwa nk'umugore utari uwa mbere yego babyita nyuma manza ibyo bita gusumba akazi cyangwa guharikwa wenda kugenda nk'ishoreke ariko icyo nakumenyesha ubu muswati munsi yasabye umukobwa w'umunyarwanda ibangaye bakwanga ariko kubera izina yamaze kubaka ipfunwa ritewe no kuba ashatswe n'umuntu mukuru ipfunwa arariterwa no kuba ashatswe n'umuntu ufite abandi bagore yego noneho bikamenyekana agashaka we abe wa mugore wo mu ibanga nk'uko wari ubivuze yego bitamenyekanye akomeze yirire umugabo usanganwa umugabo w'umusaza si uwo ntabwo ateza ishema umukobwa wo kuri ruriya rwego ntashaka rero bijye ku mihanda bibe mu ibanga amugurira inzu amugurira imodoka amuhe byose ariko ajya yinjira nk'umwinjira nta foto ntaki ibyo rero nibyo bishobora kuba byatuma we ahita aburizamo ayo makuru avugwa akavuga ko ari gusebywa akavuga ko bamuhakinze ariko pratikoma umugabo ufite amafaranga se ninde mugore utamukunda umugabo se ko ari proud cyane kabaza yandika my wife umugabo nese umugabo urumva hari icyo ahomba we ntacyo uretse ko uri umugabo ugatunga minsi wo mu kindi gihugu kugira ngo ubwo we nta nubwo unabihishe ntiryarema nishema umugore arazwi yego afite izina umugabo afite amafaranga yego kandi uriya mugore reka mvuge Miss Jolly navuga ko ashakwa na benshi abamwigezaho nibo bake cyane ni hejuru mu byo ashobora kuba yakwanga ko nayo makuru ajya hanze nuko ashobora kuba adashaka kureka bandi why not cyo ni kimwe ashobora kuba adashaka kureka abo bandi hanyuma n'uriya mugabo agashaka ko bimenyekana avuga ngo bandi ndabarenze kera hari umugabo wigeze gushaka umugore shiringi n'uwanjye oya icyo ntabwo ari ikinyarwanda nashaka kuvuga ngo basubize amerwe mu isaho impeta yabonye nyirayo yego hari umugabo wigeze gukora ubukwe ibyumba yafite umugore umukobwa yari arongoye yari umukobwa nyine mu bukobwa urumva umuntu aca hirya no hino no muri fiançailles abakubeshya bagira gute bakarya ituru bakagenda yego none umugabo yari abizi ku munsi w'uko aravuga ati naruriye matene uzi ko warurira matene se nyine ntago mbizi nukwirukana burundu nyine ntaho izongera gukora nuriya mugabo wo mu Tanzania ashobora kuba ati naruriye matene agakora urutonde rw'abavugwaga kuri Mutesi bose abavugwa par speculation abavuga par réalité abavugwa mu bihuha bose akavuga ati ndamukukanye cyane mwese ni muceceke niko nitezevu none se uwo mugabo niba ashora kuki atagaragaza aho ashora ni lazima we kuri we ni ishema rihambaye mise mbyumva ariko kuri Mutesi na anti campagne biratuma atakaza credibility mu gihugu no kwisi yamaze kubaka imidari yahawe ibikombe yabonye byongere binatume atakaza isoko ry'abandi cyane kandi nta muntu wakoze muri bya buryo uba wifuza kugira uwo atakaza so rero ariko ni nako benshi nako bigenda na buriya nta muntu navuga se gute iyo uriya mugabo ibintu bibiri byari gutuma Mutesi yisanta fier ibindi tukabyihorera nuko uriya mugabo iyo babaza kuba barutanwaho nk'imyaka 5 cyangwa 10 yari ko ari fier y'uwo mugabo akaba ari n'umugore wa mbere ashatse ibyo bibiri pe ariko nta mugore uba fier yo gushakwa n'umugabo usanzwe abandi bagore aharitswe nta numwe rwose
niyo yaba ari nyuma ya gatanya nabyo ntawe ubyi oya yarigeze undi mugore nabwo ntabwo aba ari shyashya ntabwo aba ari 100%. Ubona ko abakobwa benshi bishimira gushakwa n'abasore bwa mbere. Ikibazo nuko abasore benshi baba badafite amafaranga. Yeah. Noneho mu mutima agashaka gushakwa n'ufite amafaranga ariko muri rubanda agashaka gushakwa n'umusore. Nibwo buzima tubamo. Nibwo buzima tubamo cyane. Nose hari undi muntu wari wabona postinga ngo ndi mu rukundo n'umugabo w'imyaka 55 ufite abandi bagore batatu. Hari umukobwa wari wapostinga icyo kintu. Oya. Niyo yaba muha ibyamirenge ku ntenye. Ariko agasore niyo kaba karangije secondaire. Direct. Ataho. Ivi ha. Urumva? Buri kibaye cyose. Niyo societe turi kuganamo nayo inagoye. Ibyo ngibyo byo gushakwa n'umusore n'umuco. Gushakwa n'umusaza na amafaranga. Guhuza umuco n'amafaranga nibyo bigiye kutugusha ruhabo. Nibyo bituma ingo zitaramba. Ugashaka gushakwa n'umusore udafite ikintu mugahera ku madeni. Yego. Hanyuma waba ufite wa musaza wajyaga gupangira ntushake kumurekura. Umusore yabimenya gatanya. Yaba gatanya wa mukobwa agahita noneho ajya kwibanira na wa musaza mwibanga ariko societe izi ko uwo mukobwa yashatswe n'umusore. Ibyo rero dufite muri ni dilema. Abasore ni umuco kandi koko bafite ubumanzi bwabo nawe uzanye ubusugi bwawe ariko muri amasugi no mu mufuka ntacyo muriho nta namba nta nakabanza wasanga ahubwo wasanga afite akadeni muri banki ugahera ku mwenda w'igitego mwishyura wagera kubona ukasanga wenda afite undi mwana hanze umwenda w'igitego ariko maonesho amaonesho kwa padiri mu muhanda mahona avuge ifoto nziza. Kera ku gihe cyacu ari abakobwa b'inshuti zanjye bakundaga kujora. Umwe muri bakurikirana bino biganiro. Yego. Iyo bajoraga babanzaga bakareba ngo fresheri niba ari umuhungu ufite uruhara. Hari abigeze kubimbwirira igasogi rwose ati yawe umukobwa ntacyo atwaye pe. Aturabona ati na poudre ntimufata. Kubera ko yarakuzemo ariko amurusha nk'itanu ntabwo yari umusaza ufite niko akunda abantu batinda mu kazi bagatinda mu mashuri agakubita nka 37 40 noneho akarongora umukobwa wenda wa 25 30 abari muri commentaire z'abari aho rero avuga bagashingura bakareba bagasanga uruhara rwaraje harimo imvi araharuza kugira ngo azisibanganye bagatanya akavuga bati rero arihangitse kubera ko uriya musore yamaze ubusore donc yarageze kuri ba 40 ariko ntabwo ari kuvuga ko nta muko ushaje ubaho nyine icyo nkubwira mu bukwe habamo abantu benshi harimo ababa baje gukritika ntabwo uzi ko hari n'abajora ngo iriya kanzira ahendutse ntabwo uzi ko hari n'abajora ngo umugabo ntazi gusoma ngo dore bagombye kumusomera ngo kwa padiri ibyo byose barabireba cyane noneho hari n'abajora ngo bagendaga ngo umugabo wasiga umugore ese ntibabivuga ni uburenganzira bwabo ni nacyo baba babatumiriye reka ibyo bwa bukwe bwiza na ntuza na uriya mwene wacu wo kuri TV1 Angeli Mutabaro abo tubwiza ubukwe bwiza n'umeze gute abo bantu bose nta numwe wayazanywe n'ikintu gisa n'iki hari waje kugushyikira hari waje kujora hari nuhera kuvuga ngo MC ngo yabivuze neza cyangwa yabivuze nabi cyangwa umukwe mukuru ntabwo azi kwisobanura cyangwa se harimo inzoga nyinshi harimo ibiryo bikeya protocole yari ibyo itorero ryabye n'ibyo byo bizana abantu ibiki ariko rero muri rusange abakobwa benshi pe hejuru ya 90% bifuza gushakwa n'abasore socialement culturellement niko umuco umeze umuco wacu uragoye yego ariko noneho gushakwa nukuze cyane usanganwa abandi bagore nta mukobwa w'u Rwanda ubyifuza ariko imifuka ye umufuka w'uwo muntu uwo muntu ukuze ufite amafaranga usanganwa abandi bagore umufuka we abawutagetinga ni benshi si ntanakubeshye n'abagore bari mu ngo barawifuza hari aho mbeshye
abadukurikiye habe namba. hari n'umusaza waraye anyandikiye ambwira sinzi aho twabiturukije niba ariko bari babitangaza cyangwa wa muntu w'irusizi ambwira ati burya ati reka nisome neza aravuga ati nta mugabo udaheheta kanze ndebe yayinyandikiye ntabwo mvuga amazina yego yandikiye rwose yumvise ikiganiro twakoze ubushize aranyandikira ati muvandimwe muraho numvise ikiganiro cyawe uzababwire ko abagabo badaheheta ari bakeya cyane murakoze nanjye ndamwandikira nti mwaramutse muzeyi n'abo bakeya ntababa badafite ubushobozi uko niko kuri nta cyaha nkoze nta penali irimo bamwe bazanuka abandi bashyigikire abandi bagire gute ariko uko niko kuri imifuka y'abakire n'abagore bari mu ngo barayifuza ariko ifoto y'umukobwa n'umukire ntawe uyifuza abashaka iryo kasha ririre amugurire inzu kinyinya porutayi ihoreho umusekirite ajyaza yihishe yinjira gutyo ntawe ushaka ko bigaragara ibanga rikomeye cyane kandi nibyo ni umuco ni umuco so rero icyo nibaza ko ari cyo kibazo aricyo bari gukwepa bari gukwepa no ande horodosa nubwo nabyo bimaze koroshywa akandi ntarimvuze kuba nyampinga w'igihugu ashaka umunyamahanga bitangiye kwakirwa nyuma ubundi n'ibyaka ariko ibyo byo ni ibintu bamaze koroshya ariko icyitwa imyaka abandi bagore vis-a-vis ya kashi aramureba kumva kashi zishaka ariko yamubwiye ati tujye mu kiliziya BBB ati cyane oya nibyo bintu uvuze ubwo biragira guhura n'ubundi na cya kintu Shadibu narivuze navuze nti ya dekara yavuga ati ibyo nari ndimo yari prank ariko cya kintu n'ubundi twavuga ati abasore bato ntibishoboye nyine nabo yari prank ariko nayo ntabwo hari aho nanone byari bikabije nabwo n'uriya muhungu nawe twari kuvuga kuko Shadibu rutakara agahungu cyane kure arakaruta mu myaka arakaruta mu mafaranga arakaruta muri experience y'imibani iyo ari yo yose ubundi wabonaga simbizi imihanda mugira byinshi kabisa ni ibyo ngibyo rero reka ne gutinda cyane dosiye buretse gato nanjye ko nakurikiye mu metero zanjye nubwo nategereje kubimbaza ushobora kuba wenda hari ibyo nabonye wowe utabonye yego ndavuga utuntu tubiri hari umuntu witwa Ariya Kuru ntago wari umuvuze hanyuma uriya mugabo nawe ukuntu yakomeye sebukwe wa mbere yari IGP wa Tanzania uko nabyumvise niwe wamwinjije muri trafike y'intwaro n'ibimogi kandi ibyo ngibyo iyo ni business uyikoze imyaka 5 biba birangiye ebana urumogi kanyanga ibiyobyabwenge ni intwaro zo birarenze forode muri make forode oya ntago forode zisa urumva se rucagwa navuzemo oya shyiramo amahembe y'inzovu wenda ushyiremo amabuye y'agaciro ya forode ariko forode y'amashashi ntago yakize umuntu oya nanze kumvangira ntago forode zose zikiza abantu ubwo gutera nta caguwa mvuzemo nta mashashi mvuzemo ariko navuye ngo niba harimo zahabu na koruta hakabamo intwaro hakabamo urumogi na kanyanga ubitrafika mu rwego rw'amakontineri ashyigikiwe na sebukwe uri kumva sebukwe ayobora polisi byanze bikunze uwo mugabo yarakoze pe yarakoze kuko niba IGP ari upanga amapatrouille mu mihanda agahamagara ati iyo modoka igiye gucamo muyireke cyangwa ahubwo muyiha escort iji wanje urumva uwo mugabo yarakoze arakora ifaranga araribona cyane noneho ari yakura kazamo gute uwo mugabo yari afite undi mufiance atari kwa IGP wo bari bariganye wa mufiance wo kwa IGP uwo mufiance utari wo kwa IGP agize shoke yuko umugabo we agiye gushaka kwa IGP umufiance wa mbere aragenda ajya zagana na Nigeria abyara impanga abyarira impanga iyo Nigeria Ghana ariko wa mugabo akomeza kumufasha nibyo bya biri nakubwiraga ngo
uriya mugabo warugiye uyu mugabo turi kuvuga ni Saidi Ahmed Saidi nawe mu mutima gukunda akunda wa wundi wa mbere. Yego. Umukobwa wahaye igipi babaniye ko afashwa muri business. Umutima wagumye kuri wa mukobwa wa mbere ajya no kumufasha na za mpanga yabyariye iyo. Yego. Hanyuma za mpanga zirakura azishingira n'ama business azifata nk'ize kwa. Urumva? Izo mpanga rero nizo zaba zarakonekse kuko umuntu w'imyaka 52 abana byaye ushobora gusanga bafitemo aba 20 kuko no yashatse ku myaka 20 uwo mugabo. Yego. Nuvuga ngo nizo mpanga ushobora gusanga zifite ari izo ku myaka 21 cyangwa 20 ubu zakaba zifite muri za 30. Izo za 30 rero niyo generation yaba bajuri na Ariyakuru. Nibo bashuti babo. Nibo bashobora gukonekta n'umukire. Ntabwo ari abana kuvuga ngo ni impanga, ntabwo ari abana kuko uriya mugabo yababyaye munsi y'imyaka 25 kandi bafite 53 ubwo zifite 28 cyangwa kurenza 28 ni generation. Urumva ni generation. Noneho uko umugabo yasuraga nyina w'impanga n'impanga ku nk'abana be kuko ari nawe bashaye igishoro Ariyakuru amenyana n'impanga bashobora guhurirayo n'uwo mugabo bagatangira diro. Noneho Ariyakumva ko Jolly yaba yagezeyo nawe arimo arazamura agashiha niko navuga. Noneho ikindi kiba kigoye ahagataho ni ukumva ngo abakobwa b'abastari babiri b'abanyarwanda bahuriye ku mugabo umwe. Buriya wagira ngo hari ibanga mu bihugu duturanye cyane cyane Tanzania na Uganda ni aho za Nigeria Uburundi na Kenya. Uburundi ntabyo nzi ntacyo bifitiye bahonga. Bavuga ko abo bantu bahonga cyane. Yego. Akakubakira itaje, akakugurira imodoka ihenze, akakugurira family minka nka 60 z'inzungu. Ibyo ntabwo njya nkunda kubyumva mu Rwanda nubwo haba harimo amabanga. Mu Rwanda akabije akugurira inzu imwe igeretse wenda n'akamodoka karava. Ubundi akagufushinga igipangu kajya yinjira. Niba ari uko bitari mu muco, niba ari uko twifite umuco wo guhishahisha ntabwo nigaragaza. Muri ibyo bihugu byo arigaragaza. Umugande akuguriye abanazwi. Umugande akuguriye inzu n'imodoka aza kumanywa. Pe. Même na Côte d'Ivoire barabimbwiye. Côte d'Ivoire rwose sinzi ahantu hari kesi bambwiye. Umuntu ukomeye yarasuwe noneho ajya kwakirira abantu officieri mu kabari k'ishorekeye kandi babwira ati ariko hano ariko natwe ntayo dufite turi nk'abarundi manza ariyo mpamvu wenda akabije ashobora kuriha, ashobora kukurira, ashobora kugura inzu kadasire isanzwe muri Kigali cyangwa ko ari ikijyanye no kuba abantu bakunda gukora ibintu bicecetse. Yes, kandi ho bari expose umuco wacu umukire abazwi. Ubundi umuco wacu ibintu byitwa umutungo turabihisha. Ibintu byitwa imibanire n'umugore utari uwisezerano, ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina turabihisha. Twe expose ibyo kunywa byeri. Niyo mpamvu n'umuntu yamara mu kabari iminsi 5 ku muhanda abantu bacaho bamunyuraho. Ariko kuvuga ngo ari kumwe na nyirakana arewe waridiro ahita akubwira ati no uriya ni mubyara wa madamu, uriya nakana masenge yareze, ibintu nk'ibyo ajijisha. Ashobora kurihira abana minerivare, ashobora kugura inzu kadasire haba muri Kigali cyangwa mu nkengero za Muyumbu cyangwa za Bugesera. Ibyo ni donc ibyo byoroheje. Ariko abandi ngo itaje ya nive 5 naho i Buganda ari proud azwi cyane rwose. Yinjira ku mugora kuva ari ibisanzwe nka kurya kwa Babari Tazari rwose ataha ajya hamwe. Babari Tazari nawe yagiye aremera ni benshi nubwo twavuze tumutwamira hariya ariko abenshi yabageje yarabatamije. So ibindi bihugu rero ibyo babifata nk'umukino usanzwe ariko cyane iwacu impamvu batanabivuga nuko itegeko ryacu ryemera umugabo n'umugore umwe. Yego. Ariko aho bemera barenzi wabuhisha ikizi. Ahantu bemera polygamy uramuzana akajya mu bandi cyane.
cy'ingenzi nuko ugaragaza ko ubishoboye kandi ko kuriya mugabo ararifite urumva niba umuntu akwinjiza mu iduka ugasohoka fagitire ihagaze miliyoni 30 ubwo se umuntu yakugurira imyenda y'ibihumbi ya miliyoni 30 ubwo yaba azi ko ufite ishida y'inzu kandi izo 30 zavamo akazi zavamo inzu nuvuga ngo niba umuntu yakujyana muri restaurant tuvuge n'urugero ubu nafata umwana nkamujyana muri restaurant buffet ari 15,000 kandi uwo mwana nzi ko nta tike afite kandi mu Rwanda nta hantu harenze itike y'ibihumbi 10 nuvuga ngo mbanza nkakemura cya kintu nuvuga ngo umuntu ukugurira imyenda ya miliyoni 30 ibindi barabikemura barabimazemo ko nawe kubyemera nuko hari ibindi andi mabezuwe yibanze barameze nkayashizemo les besoins primaires wa warazikemuye iyo bayita muri secondaire luxe babiri muri besoins tertiaire muri ya triangle ya Maslow ibyo warayirenze warayisimbutse gutangira kujya muri ibyo kuvuga ngo urambara isaha ya 10 millions yego ukambara urukweto isakoshi ya 5 millions wala ntago wajya muri ayo ugifite ishida yuko ikibazo nuko rimwe na rimwe abakobwa nabo bagerageza nako aho basa naho birengagiza ashobora kuba yaramaze kuguha inzu yawe ubamo ariko ufite nyogosenge urizangeruka za Kamabuye uvirwa cyane ntubyiteho iyo rero iyo karumiza muzahora mugendana yo kwirebaho wowe wenyine muri ubwo busitari guhora mu ndege ariko nyoko agihinga imigende oya ni amabara oya naho byibuke yego hari umukobwa ashima cyane washakanye umukobwa w'umunyarwandakazi washakanye n'umugabo w'umunyamahanga wayoboraga ikigo gikomeye hano yego ariko ikintu babanje umugabo ajya gusaba umukobwa yamujyanye iwabo bicaye kuri chaise moderne kabisa umugabo arabireba isoni zirabwica yahise atunganya azana ubuzima umukobwa amukorera n'akabizinesi kari smart kabisa ariko ubu barabanye byararangiye byemewe n'amategeko ushobora gusanga umugabo yari nk'umudivorce cyangwa se amategeko y'iwabo simbizi ariko bo ntago babishaje n'umukobwa w'umutima we azi ubwenge rego n'abandi barabuzi ariko we ntago ari yari umusitari mu bindi by'imikino ariko atari muri bene ibyo ngibyo byo kwimurika kobwa w'umutima pe kandi wubaha abo bamenyanye ataramenyanya n'uwo mugabo abo bamenyanye abo baziranye muri famiye abo bose niho abanza guha agaciro kuko iyo aza kuba nk'abo ngabo uko gufata irembo cyangwa uko gusaba biba byarabereye muri Abani cyangwa muri Kingfisher ariko mujyanye ziyo za Kamonyi hirya mu kazu k'umudugudu n'intebe banga gukodesha za plastique amafoto narayabonye chaise moderne urumva bicaye kuri chaise moderne none n'umugabo aravuga ati kandi umugabo ni uruhu rwera abate wapi kabisa abanza gutunganya ibyo ngibyo so rero nibyo byakabaye biba so dufite ikibazo rero tura muri iyi dossier harimo umuco harimo na finance urabyumva iby'umuco wemera ntago bigira access kuri finance ku buryo bworoheje rero kuri finance birasaba ko wica umuco niyo mpamvu rero bashaka kubihisha ukamenya ikofi y'umugabo ariko udashaka ifoto ye kunyumva ugashaka ikofi ye udashaka ifoto ye reka mbere ahangaha ikiganiro cyacu yes gusa iwanyu mugira ntuza kabisa mugira byinshi mugira byinshi kabisa zoreje ahangaha rero ibiri wamugari bari byinshi ibindi naho butaha asante sana